Imana yari ikeneye ko ubona ino video. Ubu tuvugana 95 bamaze gusimbuka ino video. Bivuze ngo hasigaye njyewe nawe n'Imana. Reka dusenge. Mana ndagushimira ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo rwawe. Ngushimiye kuri Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Data we duciye bugufi ngo ushirwe hejuru tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye yuko mwami tukiri bazima. Turagushimiye ko imiryango yacu mwami ari amahoro. Turagushimiye yuko data ibintu bimeze neza. Turagushimiye ko tugimwe ku mwuka w'abazima. Hari benshi data bapfuye, hari benshi batakiri muri ubu buzima kandi bitaturutseho, ariko kuba twe tukiri bazima ishimwe rikomeye. Njye niba umuntu uri ahangaha ubanza utubabarire ibyaha byacu twese dutunganye, ibyo twakoze byangwa n'amaso yawe ubitubabarire. Data we ndakwinginze kugira ngo umuntu uri kunyumva umuhe umugisha, umwiteho, umurengere, ugende ugire icyo ukora mu buzima bwe. Data we njye ntacyo nabasha gukora, ariko wowe ujya ubera hose icyarimwe hari icyo wakora. Reka data ibyo abona ko bidashoboka yibuke yuko bishoborwa nawe Kristo. Abafilipi 4:13 bavuga ko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Kandi nanone Abafilipi 4:6 kongera kuvuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo icyo mushaka cyose kimenywe n'Uwiteka. Data reka amenye yuko aho kwiganyira icyo ashaka cyose wakimuha, kandi abyizere data, kuko ukwizera kwacu niko kuzaduhesha ibyo dushaka. Reka wumve gusenga kwe, aho atameze neza ubigendeshe neza, umukomereze amaboko, umurindire muri iyi si iteye ubwoba, kandi akomeze ashikame muri wowe kugeza igihe uzagarukira kumujyanira, kugeza igihe uzagarukira kudutwarira twese Kristo, ubwo uzaba ugarutse ku isi mwami. Turakwinginze kugira ngo uzaturindire mu buntu bwawe, uturindire mu mbabazi zawe, uturengere ineza yawe iganze ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo musenze mbyizeye. Amen.